turabasuhuje neza nshuti zacu dukunda aho muherereye hose, abaherereye mu Rwanda, abaherereye mu Burundi, abaherereye muri Uganda, Tanzania, DRC, Kenya, Afurika yose, inshuti zacu ziherereye i Burayi, ziherereye muri Amerika, ziherereye muri Aziya, impande zose z'isi aho muherereye turabasuhuje kandi rwose tubashimiye uburyo mukomeje kutwereka yuko turi kumwe namwe. Muri iki gitondo rero nzindukanye inkuru nzindukanye nta yindi, ni inkuru y'agahinda, inkuru ibabaje. Nk'umukristo wamenye Yesu, murabizi neza yuko twagiye tuvuga ngo tuzajya tubagezaho inkuru za gospel, ariko kandi tubabwire n'inkuru z'ubuzima busanzwe. Muri iki gitondo rero, ejo hiriwe hacicikana amashusho yo mu itorero rimwe rya ADPR hano mu gihugu cy'u Rwanda, itorero paruwasi ikomeye, ari naryo torero rikomeye, bafite urusengero rwiza rumeze neza rujyanye n'igihe. Hanyuma ariko habereyemo ibintu biteye agahinda ku muntu wese wabyumva cyangwa se akabibona. Mwagiye mubibona ko bamwe muri mwe ababirebye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kuri za YouTube channel zitandukanye, mubona abantu barimo bafatana mu mashati, bakubitana ingumi n'ibindi. Ni ibintu biteye agahinda ku bantu b'abagabo bari bazindukiye mu rusengero, bazindutse bajya gusenga, hanyuma bikarangira barwaniye mu rusengero. Ushobora kwibaza uti ibi byabereye hehe? Kuvuga aho byabereye si byo byangombwa, usibye ko ni mu rusengero rwa ADPR kandi hano i Kigali niho byabereye. Urebe mu mashusho neza ndibitambutseho, uraza kuza kuhabona ndetse urahamenya. Ariko ikibazo kirimo ni iki ngiki: kuki abantu barwanira mu rusengero? Impamvu ni iyi. Ni iki gituma abantu bashyamirana kugeza ubwo barwaniye mu rusengero? Ubushize niba mubyibuka neza, hari ikiganiro nabaganirije kivuga ku makimbirane mu makorari. Ariko si cyo cyonyine, si amakorari yonyine arimo abagirana amakimbirane, kuko no mu bakirisitu basanzwe, mu bayobozi batuyobora muri izi nsengero dusengeramo, nabo bagirana amakimbirane. Rero murabizi neza ko muri ADPR hamaze iminsi haba amavugurura. Ayo mavugurura yagiye atera ibikomere byinshi kuri bamwe mu bakozi b'Imana. Abatera ibikomere, murabizi ko nubwo bavuga ngo umupasitori ntahembwa, ariko ntiyabirwanira adahembwa. Ikintu cyose udafitemo inyungu ntushobora kukirwanira, ntabwo byakunda. Buri umuntu arwanira ikintu cyose afitemo inyungu, abona ko azakuramo umugati. Rero mutazajya mwumva abantu bavuza induru hirya no hino, batukuye ku buyobozi, bagize gutya. Ibyo byose ni kubera amaco y'inda. Iyi nda rero yateye ibibazo ku rusengero rumwe rwa ADPR, nk'uko nabivuze hano mu mujyi wa Kigali ku itariki 23 z'uku kwezi kwa munani, hari ku munsi wo kwa gatandatu. Hari abantu bamwe babivanze, mudakurikira ibinyoma, bavuga yuko byabaye ejo ku cyumweru ku itariki 24. Oya, ibi byabaye ku munsi wo kwa gatandatu mu giterane cy'ububyutse cyakirimo intego yo guhamagara umwuka wera. Umwigisha w'icyo giterane mukuru yari umushumba w'ururembo rumwe mu ndembo 5 zigize ADPR mu gihugu cyacu.
hari abayobozi batandukanye, harimo abapasitori. Ibyubahiro rero abantu barwanira byatumye barwanira mu rusengero, ariko ndagira ngo tugire icyo tuvuga. Kubera iki abantu barwanira mu nsengero? Kubera iki? Si muri ADPR gusa, kuko n'ahandi bashobora kurwana cyangwa se bararwanye. Musubije amaso inyuma mu gutandukana kw'abari bagize itorero rya mbere, gucikamwo ibice kw'itorero rya mbere. Murabizi ko gucikamwo ibice kw'itorero rya mbere byaje itorero rivuye mu karengane kamaze imyaka myinshi, akarengane kamaze hafi ibinyejana 3. Abakristo ba mbere barenganywa. Muzi ko mu kinyejana cya mbere nta ntumwa ya Yesu nimwe yasigaye, bararenganyijwe. N'abandi bamumenye nyuma, babaye intumwa ze nyuma, bararenganyijwe, baricwa, bagiye bicwa urw'agashinyaguro, kandi bari mu itorero bavuga ubutumwa bwiza. Nyuma y'ibyo hakurikiyeho gucikamo ibice. Ibi bice byatangiye mu mwaka wa 380, twarabisobanuye uko itorero ryigabanyijemo ibice. Hanyuma mu 1090 itorero ry'Iburasirazuba n'iry'Iburengerazuba birigabanya. Bamwe bita aba Orthodox, abandi bita aba Roman Catholics. Hanyuma iyo Roman, itorero ryari universel, ryigabanyamo ibice naryo mu mwaka w'1560 nyuma y'ivuka rya Yesu. Ubwo ubibaze neza ni mu kinyejana cya 16. Ntabwo abantu bacitsemo ibice batarwanya. Niyo batarwana ngo bashyirane ku mitsi y'amaboko, ariko byanze bikunze bagiranye amakimbirane. Kandi amakimbirane bagiranye, iyo ugiye kubikurikirana neza, yaturutse ku mutungo. Bamwe bavuga bati murarya umutungo w'idini, abandi bavuga bati murazana ibingibi kandi ntabwo bizatuma bigenda gutya na gutya. Mugende musubira muri ayo mateka, ntabwo njya kuyavuga cyane. Ibyo rero ni nabyo bikomeje muri iki gihe, kuko abantu bagirana amakimbirane basengana bari hamwe. Bazindutse, umuntu yazindutse ajya gusenga, nta gahunda yari afite yo kurwana, ariko agezeyo ararwanya. Ni ukubera iki? Icyambere twarabivuze, ibi byubahiro duharanira. Abantu basigaye bajya mu nsengero kugira ngo baharanire ko ubutumwa bwiza bugera hose, bagaharanira ibyubahiro. Mu by'ukuri ni ibintu bigayitse cyane, bigayitse, biteye agahinda kuba abantu bamaranira ibyubahiro mu nsengero. Twebwe tubona abantu bambara amakote tukagira ngo hari ibindi wenda nyine ni ukurimba, naho ni ukugira ngo babone ibyubahiro, babicaze mu myanya myiza. Mu by'ukuri aba bene data barwaniye mu rusengero. Njyewe nabibonye ndababara nk'umukristo, byongereho nk'umukristo usengera mu itorero rya ADPR, ariko kandi ngira n'agahinda. Abantu bafite igiterane, bari mu giterane, intego yabo yari nziza, kubana n'umwuka wera, kubaho umwuka wera ari, kureka umwuka wera akabana nabo. Umwigisha yarabigishije umuntu wese agakiza ke ni unique, niko yavuze. Umuntu yavutse wenyine, kereka bavutse ari impanga, ariko umuntu avuka wenyine. No gukizwa ni iby'umuntu ku giti cye. Umwigisha yari yabivuze rwose, kandi n'intego y'igiterane ni intego nziza. Abantu rero gitangaje, ntabwo nshaka kubaseka, ariko abantu buzuye umwuka, bamaze kuzura umwuka buzuzwa imbaraga z'umubiri.
hanyuma baterana amakofi, kubita, murabibona, kubita urushyi, kugira gute, kwirukanka, bateza akavuyo mu rusengero. Niba ntese ruriya rusengero nta bakozi ba RIB bari barimo ku buryo bashobora gukemura kiriya kibazo mu maguru mashya, ese nta polisi zihari? Ibi rero biragaragara yuko mu nsengero zo mu Rwanda hakwiriye kubaho abacunga umutekano, kuko hari n'igihe umuntu azazana igisasu hanyuma afatwe n'imyuka, namara gufatwa n'imyuka gitere mu bakirisitu abice. Niba umuntu ashobora gutongana na mugenzi we bakagera ubwo barwana mu rusengero, bateza ibibazo mu bakirisitu benshi, mu bantu benshi baje gusenga, ugasanga biteye izindi mpanuka igihugu kandi zitari zitezwe. Ibuye ntaho atagera, nta muntu atarwanya n'umwe wirabura. Ntabwo ari ugushyushya inkuru gusa ngo tujye muri ibyo ngibyo by'inkuru gusa. Noneho rero ushobora kwibaza uti ni iki gishobora gutera amakimbirane ameze gutya? Ni iki gishobora gutuma abantu bakimbirana kugeza ubwo barwaniye mu nzu yitiriwe izina ry'Imana bigeze aha? Natangiye mbivuga, icya mbere ni ukurwanira imyanya y'icyubahiro, ukongeraho n'imyanya y'ubutegetsi. Mu by'ukuri umuntu iyo akuwe mu mwanya awukurwamo yari awukunze, kandi awukora kubera ko hari icyo wari umumariye. Rero iyo awukuweho bakawushyiraho wenda wari uri munsi yiwe, hano amakuru avuga yuko umushumba umwe warwanye yari yakuwe mu mwanya, awukurwamo n'ubuyobozi bukuru, bashyiramo undi mushyashya. Muzi ko ADPR iri kwigisha abapasitoro cyangwa abandi bazahabwa ubupasitori ariko bize, bafite amashuri y'icyiciro cya kaminuza mu bijyanye na teolojiya. Abo ngabo bakaba bari kwiga post graduate. Rero nakomeje kubivuga, muri cya cyubahiro cy'abantu bashaka n'ubutegetsi, birashoboka yuko bakuwe ku butegetsi batishimira aba bashyashya babushyirwaho, kubera ko wenda hari amahirwe babujijwe. Ibyo rero bikaba biri mu bitera amakimbirane. Saha gusa byabaye, n'ahandi bizahaba, kubera yuko amakimbirane ni rusange ku bantu. Nta gitangaje kirimo kuba abantu barwana. Mpora mbabwira yuko mu rusengero hataba Imana, ntabwo ariho haba Imana. Imana iba mu rusengero, kandi urusengero nyarwo rwemewe mu kwizera ni umutima w'umuntu, niho haba Imana. Naho mwari amazu yubatswe n'abana b'abantu, nta Mana ihaba. Hariya naho guhurira gusa kugira ngo abantu yego baramye Imana bayihimbaze, ariko kandi bishakiyemo n'ibyahumiriza imitima yabo. Hari igihe rero abayobozi barwanira mu myanya, urugero abapasitori, abadiyakoni bashobora kurwana n'abandi bitewe n'icyo cyo gushaka ibyubahiro n'imyanya. Iyo usomye mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ibice 20 umurongo wa 20 kugera kwa 28, Bibiliya igaragaza ko intumwa za Yesu, Yakobo ndetse na Yohana na ba nyina wabo barwaniraga imyanya ya mbere, bahoraga barwanira imyanya y'imbere kuri Yesu. Urumva ko ari ugushaka icyubahiro. Ikintu gishobora gutera amakimbirane ni imitungo mu itorero. Imitungo y'itorero ishobora gutera amakimbirane. Igihe amafaranga, umutungo cyangwa imishinga runaka bikoreshwa nabi, cyangwa se hari abashaka kubigenzura mu buryo bwihariye,
ibi bishobora gutera amakimbirane abantu bakarwana. Hari ikindi, icyerekezo cy'ivugabutumwa. Buri umwigisha ashobora kwigisha ijambo rigatera muzunga cyangwa se rigatera abantu ntibashoboye kurisobanukirwa neza, bigatuma abantu birimo abayobozi b'amatorero batumvikana ku ubwo butumwa bwabwirijwe cyangwa se ku mashami y'ivugabutumwa cyangwa ku buryo bwo gukora ibikorwa by'itorero, hanyuma bigatera amakimbirane. Hariho ibibazo byo mu muco cyangwa se imyumvire y'abantu. Umuntu ugomba no kumenya ngo ese uwo nguwo wabaye pastori urwanira mu rusengero, mbere y'uko aba pastori yari afite muco ki, yarezwe ate, yakuze ate, avuka kwande. Ubundi background y'umuntu niyo imugira icyo ari cyo mu gihe arimo. Buriya iyo ushaka kureba umuntu uzamurebe muri background, yakuze ate, yakuranye muco ki. Buriya umuntu ujya gutinyuka gutera mugenzi w'ikofe mu rusengero undi nawe akamusubiza, bivuze yuko muri background zabo, mu mico yabo karica, byari umuco kurwana. Bakiri n'abana batoya ubwo bazamutse barwana ku mashuri aho bagiye biga, nuko bari bateye, ni abanyakamere. Nubwo kamere ari umubiri, ariko muri uwo mubiri wabo harimo imico, harimo ingeso zo kurwana. Nubwo umuntu yagerageza guhisha, agahisha ibishoboka, mbese akiyorobeka. Nababwiye yuko agakiza gatandukanye no kwiyorobeka. Agakiza gahisha ingeso, ariko mu by'ukuri kureka ingeso ni impano ku muntu. Nk'uko Pawulo yabyandikiye Abagalatiya yuko ingeso za kamere uko yazigaragaje, muri kamere nta cyiza kibamo, mu mubiri nta cyiza gihari, kuko kamere nicyo bita nature humaine. Nature humaine ni umubiri n'ibiwugize, nta cyiza kibamo. Ikindi, ahangaha cyanabaye n'ikibazo kurusha ibindi byose, uburangare. Ahantu hari hateraniye abantu barenga 1000, bakagira uburangare, ntibabone ko abantu bari gutongana, bari buze kugera aho bagerana amakimbirane. Iki ni ikibazo gikomeye. Abantu baba bari nari mpavuze basi munyihanganire, ariko abantu baba bari mwari rura rusengero, Imana baba bari uburangare, mwarangaye, kuko amakimbirane agitangira mwakabaye mubibona hakiri kare, mugatandukanya bariya abantu. Byakunda mubikoze mu buryo bw'amahoro, umwe mukaba mwamusohora akajya hirya muri biro, agasubiza ubwenge ku gihe, akaza kugaruka mu materaniro atari buteze ikibazo. Imana ibabarire kuba abantu mungana kuriya, n'ababarebereye mwese mwarangaye, mwamara kurangara, hanyuma ibintu nka biriya bikaba mu rusengero rwitiriwe izina ry'Imana. Inama ku bakirisitu rero, nta cyabaye kitabayeho kandi nta kitazabaho. Rero abakristo twirinde guca imanza. Bibiliya yisomye mu gitabo cy'Imigani ibice 18 umurongo wa 13, muri make hajya ngo ntukihutire guca imanza. Ntukihutire guca imanza ngo ushinje ngo n'uyu cyangwa n'uriye. Abakristo twirinde guca imanza z'ibyabaye, ukuri kwabyo ntako kuzwi na bene ko. Ikindi, gusenga no kwihanganira abayobozi bacu. Abayobozi bacu nabo ni abantu nk'abandi.
birashoboka ko bagira ibibazo by'ihungabana mu mitima kubera ibyo bumvise. Umuntu uwo ari we wese yakomereka, kandi umutima ukomeretse ikiwuvamo nta kindi ni ikibi. Rero ntabwo dukwiriye guca imanza. ngira ngo wasoma urwandiko rw'Abaheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 17 kugeza kwa 18. Dukwiye gusengera abatuyobora kandi tukabihanganira muri byose. Mu byumve neza, bariya si abatambyi, bariya ni abapasitori bakora umurimo nyine wa gishumba mu gicucu cya Kristo, kuko si bo Kristo, si bo batambyi nyakuri, ahubwo babikora mu gicucu cya Kristo. Rero ni abantu, kandi mumenye ko n'abanyamubiri bari mu mubiri. Umwuka wera niwe utsinda kamere, niwe ushobora gutsinda kamere. Nta mwuka rero, nubwo bari bawusabye, nubwo bari bamaze iminsi bawigishaho, bariya umwuka wera bawubuze, ahubwo babona umwuka mubi niwo wabasuye. Ikindi, abakristo dukwiriye kwirinda guhembera ibihuha. Ntabwo nzi impamvu hagiye hakwira ibintu byinshi by'amagambo byinshi. Ntabwo rero bikwiriye yuko dukomeza guhembera izo nkuru gusa, ahubwo dusomye mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 5 umurongo wa 9, ntabwo twasoma ngo tujye kubera umwanya dufite, ariko uhasome ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 5 umurongo wa 9. Ntabwo ari byiza gusakaza inkuru z'abaturanyi bacu ngo tuzishimire, twumve yuko mbese nyine bitunejeje. Ikindi, indi nama, twebwe abakristo dukwiriye kureba ku Mana, ntiturebe ku bantu. Aya madini dusengeramo, nababwiye mu biganiro byagiye bishira, ni denomination, ameze nk'amashyirahamwe. Mu mwishyirahamwe runaka iryo ari ryo ryose, iyo abantu batumvikanye, byanze bikunze bagirana amakimbirane. Ntaho amakimbirane ataba mu isi. Ibihugu birarwana, abategetsi bararwana. Ntabwo rero ababikoze ntabwo bo baba bari kurwanira mu ijuru, ntabwo ari mu ijuru. Kandi mwibuke yuko Bibiliya tuvuga ko no mu ijuru habaye intambara hagati y'Imana na Lusuferi. Urumva rero ko niba mu ijuru habaye intambara hagati y'Imana na Lusuferi, mu isi siho intambara yabura. Iyi si yaremewe intambara, niyo mpamvu zitazanashiramo. Umuririmbyi yararimbye ngo dore isuku ntikwifuza ukizera gukumbura, umva uko bagutakira, guzaza ryari mucunguzi. Umuririmbyi yaririmbye indirimbo nuko yabonaga ko mu isi harimo intambara, atangira kwifuza kuba yayivamo, asaba ijuru gutabara abari mu isi. Rero abakristo dusoza, dukwiye gukomeza urukundo n'ubwiyunge. Umwuka w'itorero ubundi wakabaye umwuka w'urukundo. Pawulo yaravuze ati, mu bumwe muri Kristo nta mpamvu yo kwicana, ahubwo mwihanganirane. Ibi yabyandikiye Abakolosayi mu bice byaho 3 umurongo wa 12 kugeza kwa 14. Rero bavandimwe ba Kristo, ba ADEPR n'abo mu yandi matorero n'amadini atandukanye, ntaho intambara zitaba, ntaho zitaba. Ahubwo nyuma y'intambara abantu bakwiriye kwitwara gute? Inama ndazitanze. Ikiganiro mukomeje kureba cyangwa se mugiye kureba, hanyuma nta kindi tubasaba ni subscribe. Komeje kubinginga tubasaba gukora subscribe. Muri benshi pe, twacyafite abantu bakeya, abantu 260.
mwarakoze abakoze subscribe, ariko twacyakeneye abantu. Niba urebye iki kiganiro gikorera share kibonwe n'abantu benshi, kandi niba ugikunze kora subscribe. Kandi impamvu yo kugikunda harimo inama nyinshi rwose pe. Ngewe icyo nazanye si inkuru, ahubwo nubwo navuze inkuru y'ibyabaye, ariko kandi harimo inama ku bakristo badeperi nabo mu yandi madini, ndetse n'impamvu z'amakimbirane. Rero nta mpamvu yo kutumva iki kiganiro ngo ukirangize. Cyumve ukirangize, numara kukirangiza hanyuma kandi ugikoreshe ya ukomentinge, ukore like, ndetse niba utari wakora subscribe ukore subscribe. Ndabibutsa yuko gukora subscribe ni rimwe, ntabwo ukora subscribe buri munsi. Subscribe uyikora inshuro imwe gusa, iyo ubonye akazogera biba birangiye, ntabwo wongera kugaruka kuri subscribe. Subscribe yutarayikora ubona ku kiganiro handitseho subscribe. Abo rero bazajya babonaho iryo jambo subscribe nibo bazajya bakora subscribe bonyine. Murakoze cyane rero, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.